Yesu ashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese mwiza, bikomeze bibane na mwese bakunze umusaraba, bakunzi ba televiziyo y'urukundo TV, abo dukunda kubana umunsi ku wundi. Imana y'amahoro ikomeze bahere kandi ikomeze bahaze imigisha yose, tureka mu gakiza kayo, kuko ijambo ratuga cyane ngo imigisha yose mu gakiza k'Imana twarihawe kubw'ubuntu, twarihawe cyagiye tumara kwihana ibyaha, no twabaze kubona imigisha yose. Imana ishimwe cyane rero ikomeje kubarinda, ikomeje kubana uko bukeye n'uko bwije. Ni umugisha ukomeye cyane kubw'urukundo rw'Imana cyane ikunda abana bayo, nirwo rutuma cyane tudashiraho. Mureke dusenge maze dushime Imana, maze dukomeze no kumva cyane ijambo, ubwo turi mu minsi yegereye cyane Noheli, twibuka izuka ry'umucunguzi wacu waduhesha agaciro. Mureke dusenge Imana maze dukomeze no kumva ijambo ryayo. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye kuri uwera, ndagushimiye kuri umutabazi wakomeje kubana natwe Mana mu buryo bwinshi butandukanye. Waraturinze kandi waraturengeye, ndushimwe himbazwe. Warinze ubwoko bwawe, tugushimiye cyane bw'icyiza waduhaye Mana kubw'ubuntu. Ni ukuri waraducunguye, dutunguje umwengezi mwiza Mana, amaraso akomeye cyane. Twebwe twari ubwoko butari buzwi, ariko kubw'amaraso yawe twabaye bashya. Mana ishimwe cyane kuko yatubaye hafi kandi yaraturinze, kuko ayo maraso yawe Mana yari ku muntu iteka ryose, amushyiraho uburinzi budasanzwe kandi agahora aturinda uko bukeye n'uko bwije. Nyemera cyane tugushima ukuntu wagiye ubana natwe Mana kuva mu mezi yose yashize, kuva mu kwezi kwa mbere kugera muri kwezi kwa 12, tukaba turimo dusoza umwaka tugushima cyane, twibuka cyane icyo bita ivuka ryawe Kristo, wemeye gushinyagurwa nk'umusaraba, uremera urazuka, umurengezi mwiza warapfuye urazuka. Turimo turabibuka cyane Mana ukuntu wavutse, ukemera cyane ukaza ukavukira mu nda y'umugore ukaba umuntu. Mana ishimwe cyane kuri byose wabikoze. Nyemera cyane uzuganze kandi ukomeze ushikire muri byose. Kureka ijambo ryawe Mana tugiye kumureka ijambo ari ryawe Mana, bari ukiyobora muri byose. Ureke umwuka imbaraga ganze muri byose kubishoboye. Urakoze kugiye kuba natwe muri byose. Sabye neza ati umwami wacu, amen. Mureke turirimbane indirimbo y'164 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Imana y'amahoro cyane ikomeze ibaha mu ruhande rwacu. Ndushaka no kubona cyane no kwibutsa abantu benshi bashoboka twenda kubana cyane nga kuri iyi channel. Mujye mwibuka cyane, mujye mukora subscribe na share kugira ngo ibiganiro byoroshye cyane ko byagera ku bantu benshi batandukanye, kuko abakeneye ibiganiro bari benshi batandukanye. Ariko icyo nzi neza Imana y'amahoro izajya ikomeza kugenda ibana natwe iteka ryose uko bukeye n'uko bwije. Icyambere cyo iyo turi kumwe irusha amaboko cyane ibiturwanya, kuko Imana kuba yaremeye igatanga umwana wayo ku musaraba Yesu Kristo kugira ngo azaducungure, ntabwo izatwima n'ibindi byose twaba dushakisha. Cyambere cyo nuko twakwemera cyane muri twebwe uwo mwana akabamo hagati muri twebwe. Amena. Akabamo hagati muri twebwe, ko naba hagati muri twebwe azakora cyane iby'ubutwara, azadukoresha cyane iby'ubutwara hagati muri twe, bivuye mu gushaka kwa Data wa twese mwiza. Gusa Imana nyiri babazi yo izajya igumya cyane, ikomeze ibarinde kandi ikomeze bashigikire. Mwebwe ntimutinye kandi ntimugire ubwoba, kuko Uwiteka abatubereye maso kandi aba yiteguye cyane kuba yatugirira neza. Ko icy'ingenzi niyo banje kuduhamagara, ko yaraduhamagaye rero yiteguye no kuba yatugira neza mu buryo bwose bushoboka. Cyacu mwebwe nuko tugomba kubaho tudatinya, twe gutinya ibizabaho. Turabizi neza hazaza byinshi bishoboka bizaturwanya, ariko nimuhumure. Kristo yavuze ijambo rikomeye rivuga ngo namaze kunesha isi, ni njyewe ufite urufunguzo rw'ikuzimu no mu ijuru. Nta muntu n'umwe uzigera ajya mu ijuru atari njyewe umujyanyeyo. Imana ishimwe cyane, kuko urufunguzo ntago rufitwe n'umuntu runaka, urufunguzo ntago rufitwe na wa wundi uhora kurwanya uko bukeye n'uko bwije. Urufunguzo ntago rufitwe na wa wundi kwa kundi muvuga ngo rufitwe ngo na se wa kanaka cyangwa nyina wa kanaka. Uyu urufunguzo nta wundi rufite. Imana ishimwe, nta wundi ufite urufunguzo, ni Kristo bwiwe. Kristo ubwe niwe ufite urufunguzo rw'ibizabaho byose. Byose niwe ubifite, niwe ufite urwo rufunguzo. Mureke cyane turirimbe iyi ndirimbo, cyane cyane ngushanye yo kuba nasuza cyane bari abantu dukunda kubana
bari muri Amerika, bari i Burayi, ndabizi muri benshi cyane dukunda kubana ko bukeye uko bwije, abari za Aziya, abari za Australia, abari za Oceania, abari muri Afurika cyane cyane mu Rwanda, abo dukunda kubana cyane umunsi ku wundi, abo bose ndabasuje cyane. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bigwire hagati muri twebwe mwese, tukomeze tubane cyane iteka ryose. Kandi icyo twifuza cyane, intego nimwe twese dufite, ni uko ngo tuzagere cyane, tuzashyikire kuri wa munsi w'urubanza, kuko hari igihe impanda z'Uwiteka zizavuga, ubwo azahita ahamagara abantu bose, ubwo azahamagara amazina yawe. Birasaba ngo kugira ngo ubibere maso cyane, maze azaze asanga uri maso, asange witeguye, utafite umunkanyaro, utanduye habe na gato, kuko arifuza cyane kuzasanga wowe ubwawe muri bake wejejwe neza, ugaragara ushyitse neza, umeze nk'uko Imana ishaka. Amena. Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamishije mu muvure, n'umunyembabazi nyinshi cyane, umva uko yaje ashaka, uko yaje ashaka, uko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, uko yaje ashaka, we ni nguko yaje ashaka, uko yaje ashaka, n'umunyembabazi nyinshi cyane, uko yaje ashaka. Yesu yancunguriye ku giti, kandi abohora umutima wanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha byanjye. Yesu yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha. Yesu yazize ibyaha byanjye, yazize ibyaha byanjye, ntangazwa cyane n'imbabazi ze, yazize ibyaha. Yesu ntahwema gukiza abantu, ntimugasubire mu ngeso mbi, ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagara. Yesu azagaruka tujyaniwe, tugumane nawe iminsi yose, uko yabisezeranye natwe. Uwo mwami azaza we, azaza naza. Yesu azaza we, azaza nazati. Nkuko rero we, nkuko yabisezeranye natwe. Haleluya, azaza. Oh data azaza we, azaza na. Oh Yesu azaza we, azaza naza. Nkuko yabisezeranye, nkuko yabisezeranye natwe. Azaza ntazatinda. Yesu azaza ntago azatinda, ntago azatinda, kuko niba twaragize amahirwe akomeye cyane akaba yaravutse, kuba yaravutse ibyo ni kimwe, yaravutse kandi icy'ingenzi cyo, ikindi batubwiye ngo
kandi yancunguye. Amen. Imana ishimwe cyane. Icya mbere, Yesu azaza ntabwo azigera atinda. Ikindi, Yesu icya mbere yaravutse, kandi icya mbere ntabwo ahwema kuba yakiza abantu. Ubundi principe yamuzanye nta kindi, yaje aje kuba yabohora imbohe no kumenyesha ba bandi bafite ibibazo bitandukanye, bamenyesha cyane. Ikimeze gisa naho ari umwaka w'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesu principe yamuzanye cyane ku isi ngo aduhuze n'Imana. Kuba yaremeye akajya ku musaraba ni ukugira ngo wowe nanjye aduhuze, adushyire hamwe, tube abantu bashyitse, bafite ibikwiriye, bakora iby'Imana ishaka. Amena. Ntabwo tujye kuvuga amateka yewe uko yavutse ibiki byose, ariko icya mbere cyo tugomba kumenya, Yesu azaza. Yesu azaza ntabwo azigera atinda rwose. Azaza, ibyo twabona byo tuvuga ngo yaratinze ntacyo bivuze, ariko Yesu azaza. Aho ugomba guhita wibaza cyane, iyi saha aramusaje yasanga ameze gute? Muri make, icya mbere cyo ugomba kumenya, Yesu ntabwo yigeze ahwema no kuba yagukiza, ntabwo yigeze ahwema no kuvuga ngo yabura ko yakugirira neza. Ahubwo ijambo Imana ritubwira ngo cyane ngo impamvu dusaba ntiduhabwe nuko dusaba nabi. Turasaba ntiduhabwe kuko ibyo dusaba usanga iteka ryose dushaka kuba twabishayisha cyane n'ibijyanye n'amarari yacu muri rusange. Ugasanga ntabwo dushaka kuba twabikoresha mu nyungu z'Imana. Ariko igihe tugezemo birasaba kugira ngo ubuzima bwawe bushingire kuri Yesu, kugira ngo ibyo ushaka byose bishingire kuri Yesu, kuko ntabwo ahwema no kuba yagukiza. Ntabwo ahwema no kuba yagukiza, ahubwo icyo akeneye ni uko wamwemerera cyane akaba yakuyobora. Kuko icya mbere cyo ugomba kwemera iyi noheri igiye kuba, ureke ibe noheri idasanzwe ku buzima bwawe, maze Kristo yongere yinjire muri wowe, yongere avukire muri wowe. Kuko navukira muri wowe azaguma mu iteka ryose. Uko dufite ikibazo gikomeye cyane cy'abantu bavuga ngo tuzi Imana, ariko Imana iri kure yabo. Amena. Kuza uvuga ngo urakijijwe, icyo ni kimwe, ariko n'Imana ubwayo nayo ubwayo kuza ikaguhamiriza ngo kanaka arakijijwe, icyo nacyo ni ikindi. Birasaba ngo wowe bwawe ugomba kubigiramo uruhare cyane. Muri rusange ukavuga ngo njye ahundi hose mbona nkijijwe, kandi mbona imbuto nera, mbona uko ngaragara, byerekana yuko nkijijwe. Ariko hari abantu babera imbuto za zindi za kamere, za mbuto zazisha Imana agaciro. Izo mbuto waba wera zimeze gutyo, ntacyo zabwira, ntacyo ziba zivuze imbere y'Imana. Iba ifite agaciro cyane. Banze baze cyane, nyoborwa n'umwuka wera, kuko ibigaragaza umuntu wamaze guhura na Yesu ni uko aba afite umwuka wera hagati muri we. Iyo ufite umwuka wera hagati muri wowe, uwo nguwo nta kindi arakuyobora, kandi gukuyobora, iyo amaze gukuyobora muri rusange yemera kuba yagendana nawe mu buzima bwawe bwose. Turabona cyane muri Bibiliya abantu benshi cyane bagiye bagendana n'Imana kandi bikemera. Umugabo witwa Enoki yagendanye n'Imana imyaka irenga 300. Uwiteka ahita amwimura amujyana mu ijuru adapfuye. Kubera iki? Kuko yari yomatanye n'Uwiteka, akayagendana n'Imana mu mibereho yiwe ya buri munsi. Muri make, iyo uri kumwe n'Imana ntabwo wareba ku buryo cyangwa ibumoso, ahubwo ugenda uko Uwiteka yakuyoboye. Amena. Iteka ryose impamvu ugikora ibyaha, impamvu ukiri gukora ibyaha iyi saha, ni uko utari winjira muri we. Bakwitiranya bakavuga ngo kanaka ni umukristo, ukaba watanga amaturo yose ashoboka. Ariko icya mbere cyo, abanyabwenge baje bakimara kumenya neza yuko Yesu yavutse, baje bazanye ibintu by'amaturo menshi ashoboka, ariko babizana bafite umutima wejejwe neza. Bazibaze cyane, amaturo ndi gutegura cyane, nzajya gutura kuri uyu munsi wa Noheri, mu ivuka rya Kristo, mu ivuka ry'umucunguzi wanjye. Azaba yejejwe neza, azaba ameze neza nk'uko Imana ishaka. Igifite agaciro nuko wakwemega cyane n'Imana, kuko icya mbere cyo kuzana amaturo tuzakubona nk'abayobozi, tuzakubona abayobozi bazakubona cyane, avuye ngo kanaka akunda gutura, nk'abantu bavuga ngo kanaka gutya bakubona imbere cyane umeze neza, bavuga kanaka rwose ni umukristo. Ariko igifite agaciro cyane mugenzi wanjye nuko Imana yakureba ikaba yakwishimira cyane, kuko nikwishimira niko uzabona amahoro, nta kindi. Uko icya mbere cyo ibyaha birica.
erega muri iyi sera abantu benshi bari kugenda barapfuye kubera ibyaha, barapfuye babona byaranze. Ariko iyi saha niwongere cyane wisuzume, cyane wongere cyane wirebe, wibaze cyane uko ngaragara byerekana yuko Kristo yamaze kugera muri njye. Niba atari yagera muri wowe, ntabwo ntiwirirwe wita cyane ku myaka umaze mu itorero wababarizwamo, ntiwirirwe wita cyane ku myaka rwose umaze, kuko icyambere iyo Kristo ageze muri wowe araguhindura, ahindura imibereho yawe, ahindura buri kimwe cyose. Muri make ntuzita cyane ngo uvuge ngo hoya kana azandeba nabi, hoya uwo nguwo uzakureba ntabwo ari Imana izabikurebye, ahubwo igifite agaciro cyane kandi kirababaje cyane nuko uzajya mu muriro kandi iteka ryose waravuga mu itorero. Niyo mpamvu nk'iyi saha abantu benshi cyane baravuga ngo turi abakristo, ariko imibereho yabo, ariko n'uburyo bwabo babayeho ukabona bwerekana yuko ntabwo ari bo. Igihe kirageze kugira ngo umuntu avuge ngo ndi umukristo, ariko bigaragaza yuko Kristo yamaze kuvukira muri we, ari uburyo akora, ari n'uburyo agenda, byerekane yuko uwo muntu ari umukristo. Amena, Imana ishimwe cyane. Byerekane yuko uwo muntu imico yiwe, uko yitwara, uko agaragara, muri make byerekana yuko Kristo yamaze kuvukira muri we. Yesu bwiwe azaza n'isa yagira ku buzima bwawe, ariko ikibazo arasanga umeze ute? Ikibazo arasanga uhagaze gute? Ikibazo arasanga umeze gute? Ufite ibikwiriye biranga umuntu wamaze kumenywa nawe? Ufite ibikwiriye biranga umuntu wamaze kuvuga ngo njyewe ndi umukristo? Yesu ashimwe cyane. Yesu azaza. Yesu ntabwo ahwema kuba yakiza abantu, ariko ntimugasubire mu ngeso mbi. Nta kindi akira nukureka ingeso mbi, nukureka bya bindi byose. Nawe ujya ukora byose urabizi, hari ibyaha bigaragara inyuma, hari n'ibindi bigaragara imbere mu mitima. Kristo akeneye yuko ibyo byaha wamwemerera cyane, kuko kuvukira muri wowe ntabwo yavukira ahantu hari ibyaha, ntabwo byashoboka. Ahubwo agomba kuvukira ahantu hazima. Muri make tegura umutima wawe, utegure kwakira umwami wawe, utegure kwakira wa wundi waduhuje n'Imana. Amena. Witegure cyane kumwakira, witegure cyane kumwakira, nta kindi. Icyambere cyo ugomba gukora, baza cyane wisuzume, kuko numara kwisuzuma uzabaye umumaro, kuko numara kwisuzuma uzabaye w'agaciro, kuko numara kwisuzuma uzabaye uw'Imana ishaka kandi yemera mu minsi imeze nk'iyi. Amena. Yesu ashimwe cyane. Banza wisuzume cyane, banza cyane, banza urebe cyane, banza ibaze cyane. Kristo yisaha ko agiye kuvuka arasanga mpagaze gute? Arasanga ndi hehe? Arasanga ndi mu biki? Aho naba mbarizwa hose araza gusanga nejejwe? Araza gusanga se umutima yanjye maze kuwutegura? Kuko ntabwo yakwinjira umutima uri mu kibi. Umutima uri mu kibi wose ni wa Satani, ariko nta kindi Imana itanga ubugingo buhoraho. Nta kindi Kristo mugomba kujyana. Iyo yasanze ufite umutima umenetse, uhindutse umushyitsi cyane, no kuba wakumva ibyiwe, no kuba wakumva ibyo Kristo ashaka. Amena. Igihe nicyo ngo ufate umwanzuro, igihe umaze uri mu itorero, igihe umaze ubarizwa ahantu runaka, ntabwo aribyo bifite agaciro, ahubwo gifite agaciro cyane. Kristo isara musagusanze yagusanga hehe? Kristo isara musagusanze yasanga uri mu biki? Nta kindi gikenewe nuko ufata umwanzuro cyane, ukemera Imana ukayibwira ngo Mana, nkeneye ko wakuhagira umutima wanjye wose, ubanze uwuhagire wose, kuko ndimo nitegura kwakira Imana ikomeye cyane waduhaye. Kuko erega ni umugisha ukomeye cyane kuba wamenywa n'Imana, ni umugisha ukomeye cyane kumenywa n'Imana. Amena. Yesaya yavuze aya magambo cyane mu gice cya mbere kuri 16 kumanura ivuga, tunavuze yavuga ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nzabihindura nk'umweru bise na shelegi. Amena. Twavuga cyane ijambo ry'Imana tubwire, nta kindi Imana ikeneye nuko wayemerera, maze akamaro katubwira ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Ntabwo izita ku cyuri cyo, waba uri bishop, waba uri apostle, waba uri pastor, waba uri reverend. Ntabwo izita kuri any title,
igifite agaciro cyane kandi kizi ikureba wowe kanaka, ikakureba ngo muri Kristo nta kindi kureberamo. Ayo matitire ntabwo ari ikureberamo, ukureba ku kuzima bavuga ngo kanaka ni umukristo, ibyo birahagije. Naho ibindi byose wakwirirwa wishyiramo, byose ni ibizira, byose ntacyo bivuze imbere y'Imana. Ahubwo icyambere cyo banza umenye cyane, banza ibaze cyane, izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo gifite agaciro. Niyo usanga ritanditsemo, iyi saha Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi kandi ateguye kuba mu bo yagira neza, ateguye kugira ngo babandi ari buhereze Noheli, nawe akeneye kuba yabanza kugera muri wowe, kuko imitima myinshi cyane ntabwo irimo iramwitegura. Ariko banza utegura umutima wawe, tegura umutima wawe kurusha ibindi byose, kuko aho ngaho mu mutima niho iby'ubugingo niho bigomba kuba bihishwe, nta handi byabije usibye muri wowe. Nyemera cyane iyi saha, wongere cyane emera umutima wawe, wongere uwagure cyane, maze ureke Kristo yongera kumurikire. Amena. Ureke Kristo yongera kumurikire cyane, kuko icyambere cyo Simiyoni niwe wavuze ku bijyanye na Kristo cyane akimara kubona uko bimeze. Reka dusome cyane muri Luka kuri 1:28, tumanike fo gato cyane. Yavuze amagambo aravuga ngo, Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ariko ako witeguriye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no ku bwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Nuko hano kuri 40 navuga amagambo avuga ngo, nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Yesu ashimwe cyane. Nuko uwo mwana arakura agwiza icyo bita imbaraga, kandi agira ubwenge budasanzwe, hagati muri we. Ahangaha ni muri Luka kuri 2:28 kugera hafi kuri 32 twaba turi gusoma. No kuri Luka 2:40 navuga amagambo avuga ngo, nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, yuzuza ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Buriya icyambere cyo, ntabwo twakijwe kubera imirimo myiza twagiye dukora, ntabwo twakijwe kubera ko twabaye abakiranutsi, ntabwo twakijwe kubera ikintu runaka, ahubwo twakijwe kubera impano gusa Imana yatugeneye. Iyi ni impano Imana yaduhaye, ariko abantu benshi cyane hagati muri twe iyi mpano barayanze, banze kuyakira, banze kwakira umwana w'Imana, ku buryo amamiliyari menshi y'abantu kugera iyi saha mu isi baracyarimo barwanya ubutumwa bwiza, ku buryo muri Isiraheli w'isa baracyategereje Mesiya uzaza. Kandi Mesiya yaraje, ariko niyo mpamvu ijambo tubwira ngo yaje mubi abe ntibamumenya, ariko ijambo rikakomeza gatubwira ngo icyakora abamwemeye bakizera izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba bakwitwa abana b'Imana. Bisobanura ngo icyambere cy'Abisiraheli baramwanze, banga kumwakira. Natwe twebwe nawe wowe twari abanyamahanga, twari babandi batari bemeye kuba twakwakira iby'amasezerano. Ariko Imana ishimwe cyane, kuko icyambere cyo Imana yakoze iyi primeze ikomeye cyane gutya. Ubwo yabonaga umuntu amaze gucumura imbere yayo, yahise itegura cyane uwo bita Adamu wa kabiri uzaza kuducungura. Kandi Adamu wa kabiri yarabonetse cyane, nta wundi ni Kristo, niwe waje ari Adamu wa kabiri. Ikibazo cyabayeho cyane nuko yaje ari Adamu wa kabiri, aza mube abe ntabwo bigeze bamumenya. Icyakora wowe wamwemeye ukaba wakwizera izina ryiwe, ugomba kuba ufite ububasha nta kindi yisaha bwo kwitwa umwana w'Imana. Amena. Mufite ububasha bwo kwitwa abana b'Imana, ariko igifite agaciro cyane nuko wakumva yuko uri umwana w'Imana, nawe ubwiwe akakureba akaba yabiguhamyiriza. Biragatsindwa cyane guhora abantu batwitira cyane bavuga ngo kanaka n'umukristo, ariko uburyo ugaragara, uburyo ugenda byerekana yuko utari we. Biragatsindwa cyane. Igifite agaciro nuko Imana yakwemera, kuko nimara gukwemera izakwemeza n'ibindi byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ndabizi neza ko amagambo yo kwezwa abantu benshi ntabwo bajya bayakunda, ariko icyo mbabwira, uwo mwana yagize gutya arakura agwiza imbaraga, muri make yuzuye icyo bita imbabazi n'ubuntu.
nicyo kintu kimuzuye gusa nta kindi. Rero kuba yuzuye imbabazi, yuzuye kuba yababarira buri muntu wese bitewe n'uko uwo muntu yaje. Icyo akora niba ubishaka, mwemerere cyane akubabarire, mwemerere cyane akuruhure, kuko naza kuba yakubabarira araza kuba yabana nawe muri byose. Amena. Imana ishimwe cyane. Icyo akora abamwemeye bose bakizera izina ryiwe, banze wibaze cyane iyi saha ko namwemeye izina ryiwe, ndizera koko bimfasha kuba nakwibuza cyane igisa nacyo. Ariko icya mbere cyo afite ubuntu n'imbabazi bitajya bishira iteka ryose. Niyo mpamvu imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashyiraho. Uko icya mbere cyo, niyo mpamvu Zakariya avuze amagambo akomeye cyane, avuga amagambo akomeye cyane, arimo avuga Uwiteka aravuga ngo kubw'umutima imbabazi z'Imana nibyo kizatuma umuseke udutambikira. Ahangaha ni muri Luka ku gice cya mbere kuri 78 avuga cyane yuko Imana yo ubwayo, imbabazi zayo nizo zituma tudashyiraho. Uko twagumye kuba twarashizeho burundu, twagumye kuba twararangiye burundu, ariko kubera imbabazi z'Imana, ariko kubera ubuntu bw'Imana, ariko kubera urukundo rw'Imana, nicyo bituma iteka ryose tudashyiraho, bigatuma cyane dukomeza kuba twaba abana b'Imana ishobora byose, abana b'Imana ihambaye, abana b'Imana ifite imbaraga. Amena. Imbabazi zayo n'urukundo rwayo nicyo bituma tudashyiraho. Icya mbere cyo twagomba kuba twarashize kubera ibyaha n'ibicumuro, ariko kubera imbabazi z'Imana ntacyo wabaye, uracyariho, irakurinda. Atari ukuvuga ngo nuko ukiranuka, uriya arapfa, atari ukuvuga ngo nuko yari umunyabyaha, ahubwo Imana ubwayo hari ibyo igutegereza. Iyo abonye hari ibintu ugomba kuzakora, hari byinshi ugomba gukora muri wowe, harimo no kwihana, bituma ikongera cyane icyo bita iminsi yo kubaho muri wowe ku buzima bwawe, ukagenda wiyongera iminsi yo kubaho. Ariko impamvu yagusize, impamvu yakomeje kukurinda, ni ukugira ngo iyi saha ugire byinshi uzakora. Amena. Yesu ashimwe cyane. Turimo turagera cyane ku musozi w'iri jambo, ariko cyane turifuza yuko Kristo amaturo dutegura yo kujya kumutura agomba kuba ari amaturo yejejwe, afite ubuziranenge, aba ari amaturo mazima, apana kuyazana n'ibyaha. Banza utegura umutima wawe mbere y'ibindi byose. Uko icyo akeneye, ntabwo akeneye amafaranga yawe, ntabwo akeneye impano runaka uri buze kuba watanga, ntabwo akeneye ko waza kugabura abantu runaka, ahubwo icya mbere cyo akeneye umutima wawe. Uko namara kubona umutima wawe akamara kuwushyikira, na bya bindi byose byiza byose bizavamo. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi, dushaka cyane kuba twakora ibyiza, ariko tukabikora mu mitima yacu yaboze. Uko ari abantu bafite imitima imeze nk'iyaboze, muri make bafite imitima bayakahebwe, imitima itaramenye Imana. Iyo mitima ntabwo yanezeza Uwiteka, ntabwo byashoboka. Muri make igenda iki kugira ngo ufate umwanzuro, ubaze cyane, wibaze cyane. Uko mpagaze iyi saha byerekana yuko namaze kwinjira mu bwami bw'Imana, byerekana yuko mfite agaciro z'Abakristo. Ariko icyakora cyo, abamwemeye bose bakizera izina rye, abo ngabo bose babasha kwitwa abana b'Imana. Yesu ni mwiza kandi abereye bose beza. Uko icya mbere cyo, nawe urabizi, ufite byinshi wagiye umubonaho, ariko ikibazo gikomeye cyane yarabiguhaye, bigusubiza muri make, bituma cyane usubiza amaso, usubira inyuma, wisanga cyane. Hari byinshi cyane wagiye wongera kugendamo, agaciro yaraguhaye kose nk'umuntu wagiye witesha agaciro. Niyo mpamvu umuntu iteka ryose kuvuka nicyo bita ishusho y'Imana, ariko agenda akora ibyaha, ya shusho y'Imana igenda imuvaho. Ariko iyo ugenda wongera kuba umukiranutsi, ukaba umuntu ukijwe neza, Imana ubwayo hari ubwiza bwayo bugenda bukubonekaho uko bukeye n'uko bwije. Ariko icyo dufite cyane muri iyi minsi ni uko abantu benshi cyane baravuga ngo bazi Imana, ariko Imana ikabakure cyane yabo, ikakure cyane y'imitima yabo. Imana icyo ikeneye, ntabwo ikeneye yuko wirirwa uyamamaza, ahubwo ingeso zawe zerekane yuko wamaze kuyimenya, zerekane yuko Kristo amaze kwinjira muri wowe. Nutabikora gutyo bizagorana cyane. Igifite agaciro, banza cyane, ubanza urebe cyane ibyo ntegura. Uko nimwe naditegura cyane ino hiri, nyitegura mu buryo bufatika, ntegura ibirori, ntegura kuzakiriza abana, ntegura cyane kuzatumira inshuti n'abavandimwe ngo baze ngo dusangire. Ahangaha ikigaragara, namaze gutegura y'agaciro nk'umutima wanjye. Icya mbere cyo gifite agaciro iyi saha, uramutse uvuye mu mubiri, icyo mwajyana n'umutima wawe, nta kindi mushobora kujyana. Ari umugore wawe ntimwajyana, ari umugabo wawe ntimwajyana, ari abana bawe ntimwajyana, ari ababyeyi bawe ntimwajyana. Ntabwo ushobora kujyana
n'abandi bose ngo ni inshuti zawe, aho ngaho icyo mushobora kuba mwajyana nacyo ni umutima wawe wejejwe neza, niyo mwajyana gusa, nayo kuvuga ngo mwajyana n'undi Kristo gusa wenyine mushobora kuba mwabana. Niyo mpamvu niwe wenyine gusa ufite urukundo rutagabanyije. Amena. Mureke dusenge Imana, ariko igifite agaciro cyane, fata umwanzuro cyane, utegure cyane ibijyanye cyane n'amaturo yawe. Ituro rya mbere ubanza uture umutima wawe, uvuge ngo nta rindi turo mfite, nta rindi turo mfite ryo kugutura mwami, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye mwami, utegeke uwuzuze urukundo n'imbaraga kwizera, izahabu n'ifeza ntacyo byakumarira, nguhaye umutima wanjye, ibyo dutunze byose ntacyo byakumarira, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima wanjye mwami, utegeke uzuze urukundo n'imbaraga zo mu ijuru. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose, urera urakiranuka. Mu izina rya Yesu Kristo namenye neza Mana ko ari wowe ushobora byose, kandi kuri umunyembabazi. Ubwo turimo twitegura rwose kukwakira Mana, tugutura amaturo y'ishimwe, tugushimira cyane ko waremeye ukaza Kristo, warekuze cyane kuza Mana. Nta rindi turo dufite cyane, ituro dufite n'ituro ry'imitima yacu. Reka imitima yacu Mana uyigendereremo, imitima yacu uyiyobore, uyobore imitima y'aba bantu tuba turi kumwe cyane Mana, umunsi ku wundi. Yobore iyi mitima uyuhagire, iyi mitima uyivanemo inkamba zose, iyi mitima wongere uyihindure, iyi mitima wongere ikunezeze, iyi mitima wongere igushimishe, mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, senga uyu mutima w'uyu mugabo, genda Mana bari umutima wejejwe, ukuremo ibyaha byose. Senga umutima w'uyu mudamu, ukuremo ibyaha byose bishoboka. Senga umutima w'uyu mukobwa n'uyu musore, bose bashoboze kugira imitima mishya. Imitima mishya niyo bakeneye. Imana ifite imbaraga, ubashoboze kukwemera, kandi bakwemera mu buryo bushoboka. Ibyo bakora bigaragaze ko bakwemeye, ko bagenda bigaragaze ko bakwemeye, mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, bashigikire, bambike imbaraga, ubashoboze. Imana ifite imbaraga gutwara intwaro zose, ubakomeze muri iyi minsi ya none. Iminsi urije abagenzi, abantu bongere bibuke Kristo, kuko kwibuka Kristo bibabuza cyane ko bakora ibibi, uko kwibuka Kristo bibatera inkunga yo kwibuka neza aho bazajya, uko ijambo ritubwira cyane yuko uzagaruka ukaba watujyana iwawe. Dukeneye yuko tuzagenda Mana twejejwe neza. Ntabwo uzigera ujyana umunyabyaha, ntabwo uzajyana umunyabyaha, uzajyana umuntu wejejwe neza. Reka udushoboze, reka udushoboze, reka udushoboze kugira imitima imeze nk'iyo ushaka, kugira umutima umeze nk'uwo wifuza. Niyo mitima dukeneye mu izina rya Yesu. Imitima nyisabiye abantu Mana, ubahereze iyi mitima, umutima umeze nk'uwushaka, umutima ugukiranukira, umutima rwose ukunezeza. Niyo mutima dukeneye Kristo. Urakoze Imana ifite imbaraga ko uyu mutima uwutanze. Urakoze Kristo yuko ugendereye imitima, ukaba uhaye abantu kwezwa neza, bakaba buhagiye mu izina rya Yesu. Bisabye neza nzi ko ubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana y'amahoro ikomeze ibahire, kandi ikomeze aze kwifuza kwanyu. Wakwifuza cyane kutuvugisha cyangwa kugira igitekerezo cyangwa ikindi kintu ushaka kuba tubwira, ku bari hanze wakoresha kumenyesha ko guteranya 250
788 272 250 0788 272 icyambere cyo Imana umugira yo mu ijuru iracyari kumwe natwe, kandi icy'ingenzi ni uko ugomba kugera ku mutima ukabyagira ibyo ikora. Mbifurije cyane mwese Noheli nziza n'umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo, uzaba ari umwaka imbaraga kuri mwebwe, uzaba ari umwaka udasanzwe, ari umwaka w'agaciro mu buzima bwanyu, azaba umwaka uko mwahembuka mu buryo bwose bushoboka. Imana izakomeza bazi ibyiza byayo byose yifuza. Shalom shalom, turi kumwe kandi tuzakomeza kubana. Ndabubaha cyane, muri abantu b'agaciro imbere y'Imana. n'Imana amahoro kandi irabubaha kandi irabakunda cyane kuko muri abantu bayo. Shalom shalom.